Kayizariya hari umuntu witwaga Koruneli, akaba n'umukapiteni mu mutwe w'ingabo z'Abanyaroma zaturutse mu Butaliyani. Yari umuntu wubaha Imana akayitinya, we n'abo mu rugo rwe bose. Yagiriraga ubuntu bwinshi Abayahudi b'abakene kandi yambazaga Imana ubudasiba. Nuko umunsi umwe nk'isaa 9 z'amanywa aza kubonekerwa, yibonera umumarayika w'Imana yinjira iwe. Aramubwira ati, Koruneli. Agira ubwoba bwinshi, atumbira uwo mumarayika aravuga ati, Karame Nyagasani. Umumarayika aramubwira ati, amasengesho yawe n'ubuntu ugirira abakene yageze ku Mana mu ijuru, birayishimisha. Nuko rero ohereza abantu i Yope nonaha, tumize umuntu hari witwa Simoni wahimbwe Petero. Acumbitse mu rugo rw'umukannyi witwa Simoni utuye ku nyanja. Hanyuma umumarayika bavuganaga arigendera, maze Koruneli ahamagara abagaragu 2 bo mu rugo rwe n'umwe mu basirikare bamukoreraga wari umuntu wubaha Imana. Amaze kubatekerereza ibyo byose abohereza i Yope. Bukeye bwaho bakiri mu nzira, bageze hafi y'umujyi wa Yope, Petero nibwo yuriraga ajya hejuru y'inzu gusenga. Ubwo hari mu masaa 6, atangira gusonza ashaka kurya. Maze mu gihe bategura ibyo kurya, agira atya aratwarwa. Abona ijuru rikingutse, ikintu kimeze nk'umwenda munini urambuye gifashwe ku mitwe 4 kimanuka kiza ku isi. Muri icyo harimo amoko yose y'amatungo n'inyamaswa n'ibikururuka hasi n'inyoni. Yumva ijwi ry'umubwira ati, Petero, haguruka. Ariko Petero aravuga ati, Oya Nyagasani, sinigeze kurya ikintu cyose kitaribwa cyangwa gihumanye. Yumva iryo jwi ry'umubwira ubwa kabiri ati, Imana yahumaniye ntukabyitirirwa. biba bityo gatatu, cya kintu gihera ko gisubizwa mu ijuru. Nuko Petero akibaza ku byo yeretswe ngo amenye icyo bishaka kuvuga, aboherejwe na Koruneli bari bayoboje aho urugo rwa Simoni ruherereye, baba bageze ku muryango. Barahamagara barabaza bati, Mbese hari umushyitsi uri hano witwa Simoni Petero? Mu gihe Petero atekereza ku byo yeretswe, nibwo Mwuka amubwiye ati, Hano hari abantu 3 bagushaka. None haguruka ubanukiye, ujyane nabo utagira icyo wishisha, kuko ari ikiyoboye. Ubwo Petero aramanuka asanga abo bagabo, arababwira ati, Uwo mushaka niki? Muragenzwa niki? Baramusubiza bati, Twatumwe n'umukapiteni Koruneli. Ni umuntu w'intungane wubaha Imana kandi ashimwa cyane n'ubwoko bwose bw'Abayahudi. Yabwiwe n'umwe mu bamarayika b'intore z'Imana kugutumira iwe ngo yumve icyo umubwira. Petero niko kubinjiza mu nzu arabacumbikira. Bukeye arahaguruka ajyana nabo. Abavandimwe bamwe b'i Yope baramuherekeza. Bukeye bwaho Petero agera i Kayizariya, asanga Koruneli abategereje ari kumwe na bene wabo n'inshuti ze z'amagara yari yatumiye. Petero ngo ajye kwinjira mu nzu, Koruneli aramusanganira, yikubita hasi imbere ye aramuramya. Ariko Petero aramwegura agira ati, Haguruka, nanjye ndi umuntu nkawe. Yinjirana na Koruneli mu nzu bavugana, asanga hateraniye abantu benshi. Arababwira ati, Muzi neza ko nta Muyahudi wemererwa n'idini kugirana umubano n'uwirindi shyanga, haba no kugira iwe. Nyamara Imana yanyeretse ko nta muntu ukwiriye kunena cyangwa ngo mufate nk'uhumanye. Ni nayo mpamvu mumaze kuntumira nahise nzana umutima ukunze. None ndababaza icyo mwantumiriye. Koruneli aravuga ati, Ejo bundi buriya nko muri aya masaha, mbese nk'isaha 9, nari ndi mu nzu ngo ngire ryambona umugabo wambaye imyenda irabagirana ahagaze imbere yanjye, aravuga ati, Koruneli, Imana yumvise amasengesho yawe kimwe n'ubuntu ugirira abakene, birayishimisha. Nuko none ohereza abantu i Yope, utumire uwitwa Simoni wahimbwe Petero, uwacumbitse kwa Simoni w'umukannyi utuye ku nyanja. Herako rero ngutumaho, nawe ugize neza kuje. Ubu twese turi hano imbere y'Imana kugira ngo twumve ibintu byose Nyagasani yagutumye kutubwira. Nuko Petero aratangira aravuga ati, Ni ukuri mbonye ko Imana ifata abantu bose kimwe, yemera uwo mu bwoko bwose uyubaha, agakora ibitunganye. Imana yohereje urubyaro rwa Isirayeli
ubutumwa bwiza bw'amahoro abonerwa muri Yesu Kristo, ari we mutegetsi wa bose. Muzi ibyabaye muri Galileya, bigakwira no mu ntara yose ya Yudeya. Yohana amaze kwamamaza ibyerekeye kubatizwa. Muzi n'ibya Yesu w'i Nazareti, ukuntu Imana yamusutseho Mwuka Muziranenge, ikamuha n'ububasha, akagenda hose agirira abantu neza, akiza abo Satani yatwazaga igitugu bose, bitewe n'uko Imana yari kumwe nawe. Kandi rero nitwe bagabo b'ibyo yakoze byose i Yerusalemu n'ahandi mu gihugu cy'Abayahudi. Baramwishe bamubambye ku musaraba, ariko Imana imuzura ku munsi wa gatatu, imuha kwiyerekana. Ntiyiyereka rubanda rwose, ahubwo yiyereka abagabo Imana yatoranyije mbere ngo bahamye ibye. Abo nitwe twasangiye nawe amaze kuzuka. Nuko adutegeka kwamamaza ibye muri rubanda no kwemeza ko ari we washyizweho n'Imana kuba umucamanza w'abazima n'abapfuye. Abahanuzi bose bemeje ibya Yesu, bavuga ko kubera ububasha bwe buri wese umwizera ababarirwa ibyaha bye. Petero akivuga ibyo, Mwuka Muziranenge amanukira ku bumvaga amagambo ye bose. Abemeye Yesu bo mu Bayahudi bari bavanye i Yope na Petero, batangazwa cyane no kubonaho mu yandi mahanga Imana ibagabira impano ariyo Mwuka Muziranenge, kuko bumvaga bavuga indimi zindi kandi baha Imana ikuzo. Maze Petero aravuga ati, aba bantu bahawe Mwuka Muziranenge kuko natwe twamuhawe. None se hari uwabima amazi ngo be kubatizwa? Nuko ategeka ko babatizwa mu izina rya Yesu Kristo, maze basaba Petero kugumana nabo nibura iminsi mike.